cyumweru kuri The Week's Shining Star. Njyewe ni Kayitesi Ange. Inkuru yacu yitwa Isezerano rya Fake. Ni inkuru y'uruhererekane nk'uko tubimenyereye ku nkuru zica kuri The Week's Shining Star. Umukobwa witwa Adela Mukamisha, reka tubwire ibyamubayeho. Basore namwe nkumi, reka dutege amatwi ibyo Adela tubwira. Ni mu mwaka wa 2011 ubwo niteguraga gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri makuru. Iwacu ni Nyaruguru, hahandi kure cyane hataragera amajyambere. Iwacu tuvuka turi abana bane, ninjye mfura yo mu rugo. Mama wanjye yahoraga ampatira kwiga cyane kugira ngo nzabakure mu bukene. Twari dukennye cyane ku buryo iwacu ari njye wigaga njyenyine, burumuna bwanjye bwabaga mu rugo gusa kuko nta bushobozi twari dufite. Mwarimu wanjye yanyitagaho mu buryo bushoboka. Nimba ari uko twari abakene nanjye simbizi. Yakundaga kuvuga izina ryanjye buri munota. Adela Mukamisha, ngwino ku kibaho. Adela Mukamisha, ngwino hano. Adela Mukamisha, uri gusakuza. Adela Mukamisha, Adela Mukamisha, Adela Mukamisha. Byageze aho numva mwarimu wanjye ntangiye kumurambirwa kubera ukuntu yahoraga avuga izina ryanjye ndetse anjyana ku kibaho ngo nsubize ibibazo. Numvaga ndambiwe pe. Mwarimu wanjye ntiyatumaga nduhuka na gato. Iyo twarangizaga amasomo ku ishuri, yazaga mu rugo akansubirishamo amasomo, dore ko yaraziranye n'umuryango ndetse abizi neza ko turi abakene. Yahoraga ambwira ko ngomba kwiga neza, nkazagira amanota meza, nkiga ku kigo cyiza, ku buryo nzakura ababyeyi banjye mu bukene. Umunsi ku munsi mwarimu wanjye yansubirishagamo amasomo. Umunsi ku munsi yazaga mu rugo. Umunsi ku munsi buri kimwe cyose yarakinyerekaga, akanyereka inzira nziza yo kwigamo kugira ngo nzabe umuhanga mwiza. Naragiye mvamo umukobwa mwiza, umukobwa ushinguye, umukobwa ufite ubwenge, umukobwa wiyizeye. Ntababeshya ikizamini cya leta ntabwo bacyari kinteye, ndetse yewe nari nizeye kuzana amanota ya mbere kuko numvaga ko niyizeye 100%. Igihe cyo gukora ikizamini cya leta cyarageze. Bagenzi, umubyeyi wanjye aranyicaza. Mama wanjye yari umubyeyi usenga cyane kandi yari umubyeyi ucisha make, umubyeyi wareze neza, umubyeyi wafatiraho urugero. Mama wanjye rero mwabana umwe yagiraga impanuro zidashira. Buri kimwe cyose yakimbwiragaho kandi agashaka ko mpita nyikurikiza. Mwana wanjye, iki kizamini ugiye gukora ni ukuri, ugikore neza kandi uzatsinda. Ni wowe cyizere cyacu cy'ejo hazaza. Natangajwe no kumva mu mpanuro yamaye azanyemo ibya Jacques. Jacques ni wa musore watwigishaga. Mama nyumvisha uburyo uriya musore ari bumbereye. Anyumvisha uburyo muhombye n'abamuhombye byose. Anyumvisha uburyo maze gukura bihagije akeneye abuzukuru. Agerekaho ko ninitesha uriya muhungu nta wundi nzabona umeze nkawe. Mama yemeraga mwarimu wanjye, yaramwiziraga 100%. Yabonaga ari we musore wa mbere ubaho mwiza ku isi. Umunsi w'ikizamini cya leta rero mbabwire, ninjiye mu ishuri. Yewe ikizamini mbona byose mwarimu yarabinyigishije. Yewe na nijoro yari yarayabinsubirishijemo, mbona uko yabinsubirishijemo byose byaje. Mwarimu wanjye yari umuhanga cyane ku buryo abana bose barwaniraga kuza kwiga mu ishuri ryacu, ariko nyine abatoranijwe nibo babashaga kuza kwiga mu ishuri ryacu. Umva, nakoze ikizamini n'umutima utuje, byose mbyandika neza, nsubiza neza. Umva, nari nizeye umutwe wanjye 100%. Nasohotse nizeye ko ngomba kuzana amanota ya mbere uko byagenda kose. Muri cya gihe rero cyo gutegereza kumenyeshwa batsinze, nari nifitiye icyizere kirenze, nta bwoba na bumwe nari mfite. Muri iyo minsi kandi mwarimu wanjye yazaga kundeba mu rugo umunsi ku wundi, kandi amasomo yararangiye we. Ntumbaze impamvu yazaga kunsura cyane. Umunsi umwe rero mwarimu wanjye yaje kundeba mu rugo, yambaye neza, yatebije, mbese agakweto yagakozeho. Aha, ntawarubara. Dawe yasanze ndi gukubura ku muharuro w'iwacu. Ivumbi ryanyuzuye, mva, ntiwarora. Ahita nkurura akaboko, anyicaza mu twatsi twari aho ngaho. Ngiye kubona mbona aciye akarabo ka roza, arakampereza. Yo, nagiraga amasoni ku buryo utakwibaza. Nubitse umutwe esuwe nitekerezaho, aka karaba mpaye semana nakiki. Nawe ahita afatiraho ntabyo kujijinganya. Adela mukobwa warizwe neza. Kugukunda urabizi ko ngukunda. Ahubwo icyo nshaka kukwibariza, ese wowe urankunda?
ese wakemera kumbera akabavu kabura mu mbavu zanjye? N'ababeshye kumva ayo magambo na za soni zanjye na bwa bwoba bwanjye, numvise umutima ushigutse, numva nahaguruka nkiruka, ariko nanone ndikomeza. Nahise nkubita agatima ku magambo mama yambwiye, mpita nemera ntajidikanyije, ntanabitekerejeho umwanya. Yego ndabyemeye n'ukuri, ndabyemeye cyane, ndagusezeranya ko zaba akabavu kawe. Ntababeshye, ntabwo mbizi nimba nkunda Jacques cyangwa ntamukunda. Icyo nzi nuko nemeye kandi nkubahiriza ibyo mama yashakaga. Ariko mwarimu wanjye yari yujuje ibintu byose by'umusore wanjye w'inzozi zanjye. Yari umusore mwiza, umusore wubaha Imana, umusore uzi ubwenge, kandi umusore warezwe neza. Ese ni uwuhe mukobwa utari kumukunda? Abakobwa bose bari barashize, njye ahubwo natunguwe no kumva mbwira ko nkunda. Ariko njyewe kuko nabonaga ko bitashoboka, nabonaga urwego ndimo nta na kimwe nari narishyizemo, ariko menya nanjye mukunda nubwo ntabizi neza. Kuva icyo gihe twatangiye kugenda dufatanya agatoki ku kandi. Mu cyari iwacu ndabarahiye nta majyambere yari ahari. Aho nanyuraga hose bakomaga amashyi, dore wa mukobwa w'igitangaza sha usigaye ukundana n'umwarimu. Hey! Ibyanjye na mwarimu byaragiye bikwira icyaro cyose. Papa nawe akazajya abigenderaho. Papa yari umunywanzoga, akunda akabari, aho agiye hose akanywa yarangiza ngo mwarimu azishyura. Aho mama yabaga ari hose bamuhaga ibyubahiro, ndetse bakamushimira ko yandeze neza. Nkaba ngiye kumugaragariza icyubahiro, nkaba ngiye kuzashakana n'umwarimu benshi bifuzaga. Naho papa we rero, dore ko icyaro yari yarakigize iki, ahari akabari hose yageragayo akanywa, yarangiza ati umukwe wanjye azishyura. Muribuka ko ari umwarimu? Papa yakundaga inzoga ku rwego rwo hejuru. Zamara kumugeramo rero agatangira kuririmba indirimbo, kiyobe cyanjye, kiyobe mwana wanjye, umesheje ishema mu bagabo benshi. Akabarantakagije mu bo bari gusangira akayoga. Ninjye wabyaye pe, kiyobe wanjye agiye gushakwa n'umwarimu. Ninjye wabyaye, naho abandi mwaramerekeje. Papa wanjye yakundaga kunyita kiyobe kubera ukuntu nari mfite inzobe nziza, inzobe inyerera, inzobe imeze nk'iy'abazungu. Izina ryaragiye riramfata mu cyaro cyose, nyine kiyobe bari barizi. Inkuru y'uko ibizamini bya leta byasohotse irasakara. Amatsiko yari menshi pe, nari ntegeranyije ikizamini, amatsiko menshi, ariko nanone nifitiye icyizere 100%. Numvaga ngomba kuzahindura amateka, nkiga cyane kandi nkabona akazi keza cyane, ngahindura amateka yo mu rugo. Dore ko ari njye wari waragiriwe ubuntu bwo kwiga. Urumuna bwanjye bubiri disi bwari bwarabuze uko bujya mu ishuri, naho gasaza kanjye ko kari katarageza igihe, ariko nako nta cyizere cy'uko kari kujya mu ishuri. Twari abakene bo gusabirwa, bya bindi wumva ko no kuburara waburara. Murumva ko ari njye wari icyizere cy'ejo hazaza cy'umuryango wanjye wose. Umukobwa w'inshuti yanjye magara twiganaga, twari tunaturanye. Nagiye kumva numva aramamagara, ijwi rirarenga iyo, ngo nitegure tujye kureba ikizamini. Mu cyaro twebwe iwacu ntago ibyo guhamagara twegeranye byabagaho. Wumvaga umuntu aguhamagariye iyo hirya, nawe ukamusubiriza iyo hirya. Nuko twari twibereyeho mu cyaro, nta bintu birenze. Niteguye vuba, dore ko nari mfite amatsiko nanjye. Mu gihe nyiri kwambara, mbona wa mucuti wanjye angezeho. Gira vuba shaki yobewe, gira vuba tujye kureba amanota yacu. Mfite amatsiko menshi cyane. Mu gihe tukiri muri ibyo, mwarimu nawe mbona ngezeho na moto ye rwose, dore ko ari we wari utunze moto mu cyaro cy'iwacu cyose. Mwarimu niko kwita avuga, mwarangije kwitegura mbatware se, mbahe lifuti. Uwo mukobwa w'inshuti yanjye yakundaga Jacques, hahandi atabashaga kwihishira. Nanjye niko kwita mvuga yego twarangije pe. Isimbi niko kurwanira kwicara hagati rero. Mu cyaro rero kuri moto, niyo mwabaga muri bane mwajyaga wakicara ku mahembe, pfa kuba uri bugende ukagera iyo ujya. Naramuretse Simba agenda yicaye hagati, erega agenda afashe ku mukunzi wanjye nta n'isoni. Ariko kuko bose bari inshuti zanjye kandi mbakunda, ntacyo byari bimbwiye. Narabyihanganiye tugera ku ishuri. Mbere yuko tujya kureba amanota rero,
twasize mwarimu wacu aho ngaho, twebwe tubanza kujya mu bwiherero. Ubwoba bwari bwatwishe, umva cya cyizere nari nifitiye sinzi ahantu cyari cyagiye. Mu bwiherero aho twari turi, twagiye twumva bakomye amashyi menshi cyane ndetse bavuza induru. Ni naha dusoreje inkuru yacu. Ese urumva ari iki kizakurikiraho ku nkuru izakurikira? Tanga igitekerezo cyawe cyangwa inyunganizi muri comment. Ukagusangiza bagenzi bawe iyi nkuru kuko hari byinshi izabafasha. Ibuka gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo uzajye ubona inkuru zacu. Mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha.